wenda akaza hano mu Rwanda tukamwakira ati yaje akaba ari bakemurira ibibazo byombi batagiye kubikemurira hirya iriya. Rero ni ibintu nyine ibihe byiza wowe wakoze subscribe ku Bana TV kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi kandi kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'imyidagaduro, amakuru agiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose, amakuru agezweho hano mu Rwanda. Uyu munsi ubu ngubu rero uwitwa Yamano murabizi byamubayeho. Yamano aherutse nyine kuba yasakara ku mbuga nkoranyambaga avuga ati nyine nyuma yuko hari hagaragaye video yiwe ari mu cyumba n'umukobwa akundana bari gukora imibonano mpuzabitsina. Yamano rero nyine byagaragaye cyane ko yatungushye cyane n'umuhungu babanaga witwa Pazo n'abandi batandukanye, nyine agashyira amashusho hanze ari mu gikorwa nyine cy'abakundana mu gitanda. Ubwo rero byarangiye nyine Yamano video ze zigiye hanze zirasakara ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose. Benshi rero bamwe banabifungiwe nyine kubera ko nyine iko izo video bagiye bazisakaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo murabizi ntabwo byo turashaka kugarukaho. Ahubwo witwa Yamano yashyize ifoto hanze avuga ko ngo kuba aturuka ahantu kure, ngo kuba nyine ngo aturuka kure y'iterambere. Ubwo yavugaga nyine aho za Nyamasheke aho ngaho aturuka zarangiro kuko niho iwabo niho yavukiye. Avuga ati kuba nturuka ahantu kure niyo mpamvu naba nizera abantu bose mbonye. Ati kwizera abantu birutwa no kwizera imbwa kuko imbwa ntabwo yaguhemukira. Ni ibintu rero abantu bakomeje kugenda bavuga bati uyu muhungu ahubwo bamurebere hafi. Ati kubera ko kuko yasoje avuga ati yasoje avuga ngo umwana wanjye ngo inshuti zanjye ngo azane mu ijuru. Benshi rero bagize ubwoba baravuga bati uyu muhungu wasanga agiye kwiyahura. Ni nyuma y'iminsi 2 agiye mu Bubiligi we n'umukunzi we nyine, aho ngo bagiye ko bahura na bamwe mu bo baganira ngo aba yataramira hanze. Rero akaba ariyo mpamvu yagiye mu Bubiligi. Benshi bakaba bagaruka kuba bavuga bati rwose uyu muhungu wacu Yamano rwose mumurebere hafi, abari mu Bubiligi babe babasha kumureba kuko ngo ashobora kuba yakiyahura kuko ni ibintu yavuze bigaragara ko rwose ari mu marira menshi rwose yari yatembye ari mu bwanwa. Ngira ngo urimo kureba ifoto. Ni ibintu rero abantu bakomeje kuba bagenda bagarukaho umunsi ku munsi bagarukaho rwose bavuga bati uyu muhungu Yamano mumurebere hafi kabisa ataza kuba yakiyahura akava mu buzima. Ari mu Bubiligi rero bivugwa ko ashobora kuba yarira n'iminsi mikuru. Gusa ibyo kuba yakiyahura nyine ni ibintu abantu bakomeje kuba bagenda bavuga bitewe n'imisi yashyize hanze. Gusa nyine njyewe ndakeka atabikora, nawe ni umuntu mukuru kandi aho yavuye arahazi. Nta bintu bitarangira ku buryo yajya kuba yakivana mu mubiri akaba yakiyahura. Ndakeka atabikora. Njyewe ni gutyo mbyumva kabisa, ni gutyo mbyumva. Yamano azabicamo kandi bizarangira mbasha no kuba namukomeza bera nta muntu bitabaho. Nawe byakubaho kabisa kubera nawe uri umuntu. Garuka kuwitwa Davido Adedeji, ni umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria. Ubu ngubu amaze kuba yagera mu Rwanda uyu munsi mu ijoro ryashize kuwa 4 yamaze kuba yagera mu Rwanda aje gutaramira abanyakigali. Ni umuhanzi rero ukunda kugira ibihe byiza hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nyine hano mu mujyi wa Kigali ko niho ataramira mu nyubako irenze cyane ariyo BK Arena. Ni umuhanzi rero ukunda kuhagira ibihe byiza. Aje kuba yabasha nyine kuba yakamamaza album ye nshyashya iriho indirimbo zigera kuri 13 zose. Ni umuhanzi rero uje kuba yakora igitaramo ku nshuro ye igera ku ya 4 ndakeka. Rero aje kuba yatarama nyine, aje kuba yaryoshya yatuma abanyakigali basoza umwaka neza. Rero ni igitaramo kirimo uwitwa Kitoko Bibarwa. Ni umuhanzi rero uje mu Rwanda vuba nyuma yuko yaramaze imyaka igera kuri 12 yose mu Bwongereza. Avuga ati ngewe yagiye kwiga, agenda arasoza kwiga nyine anatigitirayo ibiceri birumvikana nyine. Rero yaramaze imyaka 12 ahita aza mu Rwanda. None nawe ari kuri lineup nyine y'abantu bagomba kuba batarama mu gitaramo cya Davido. Rero benshi bakomeje kuba bavuga ko igitaramo rero amatike yashize
kuwa gatandatu washize icyumweru cyashize nibwo amatike yashize. Ubwo rero benshi bakomeje ko bavuga bati ntabwo ari Davido utumye amatike yabasha gushira, BK Arena ajya mu 12,000 birenga, ati rero ni Davido ni Kitoko ngo utumye ngo amatike yose ashira. Ibyo nibaza ni wowe ni kubyumva cyangwa ni amagambo y'abantu? Jya muri comment tubwire Kitoko ni umaze amatike ya BK Arena cyangwa ni Davido nyine nkuko ari we muhanzi mukuru mu gitaramo. Tubwire rwose, ngewe rwose ahangaho nihurizo nanjye nabuze ukuri. Nabuze ukuri, sinzi ukuri ari ukuwe. Ngo Kitoko sinzi ukuntu yamara amatike ya BK Arena, sinzi uburyo akunzwemo, sinzi uburyo akumbowemo ku buryo yuzuza BK Arena kandi na David ahari. Barimo barimyitirira, nge ntabwo nabihamya ko ari we, ntabwo ndahamya ko ari we waba womaze amatike ya kira gitaramo. Kiraba uyu munsi rero tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025 mu mpera z'umwaka. Rwose ni ibintu birenze cyane, abanyakigali bararyoherwa cyane. Davido rero nyine yamaze kuba yagiye Kigali na timu ye itanini cyane, kuko nabonye ari abantu bagera muri 6 rero nibo baje kuba batigisa Kigali nk'umuhanzi urenze w'umunya Nigeria ujya muri Amerika kuzuza amazu arenze. Sinibaza impamvu rero abantu bavuga ko ubundi ari Kitoko kuba wayujuje. Ubundi se umuntu ajya muri Amerika ko kubita amazu akuzura, hano cyane mu Rwanda bataje kwiyitirira umunyarwanda ngo nuko ngo yaramaze iminsi myinshi ngo adahari, ngo nuko ngo yaramaze ngo imyaka myinshi akumbuwe. Yego asohoye indirimbo kandi nziza, ariko ntago uri kubona ko yajya ku rwego rwo kuba yakuzuza BK Arena. Ibyo bintu bikorwa n'abantu babiri, The Ben n'uwitwa Israel Mbonyi. Nibo bantu buzuza BK Arena igakubita kuzura rwose n'amatike yashize hakiri kare. Ubwo rero witwa Kitoko we ntago turi kumwe kabisa, ntago turi kumwe habe na gato. Kandi tongera turebe uwitwa Khalfan Govinda, ni umusore w'umuhanzi kabisa uri mu kuzamuka neza cyane. Yaje kera ariko nyine ubu nibwo ari kugenda agaragara cyane ko mbere yari umuraperi, ubu akaba aririmba secular. Ni umuhanzi uri gukundwa cyane muri no minsi. Nyuma rero yuko ashatse umugore wiwe akamutwara iwabo batabizi, ubu yamaze ko yajya kwirega nyine bimwe muzi mu muco nyarwanda. Yamaze ko yajya kwirega nyine iwabo w'umukobwa, avuga ati umukobwa wanyu yaramutwaye, atero nawe arabizi ko yaje iwanjye, ati tuje kuba twakiyega rwose. Bavuga bati turabakiriye, tubahaye ikaze, banavuga ko nyine yaba natwite. Ni ibintu rero nyine ababyeyi bakiriye neza, bavuga bati rwose mukwe wacu, umukobwa wacu tubahaye rugari, ni mubane nk'umugore n'umugabo. Ati kandi rwose urugo zabahire nyine. Ni ibintu byagenze neza cyane. Gusa witwa Khalfan ni umusore wavuzwe mu rukundo n'abandi bakobwa, ariko nyine biza kuba byakanga. Ariko ubu ngubu yavuze ko yafashe umwanzuro wo kuba ashaka kubana akaramata n'umukobwa witwa Oxygen. Akaba ari umukobwa wahariya Nyamirambo, akaba ari we muntu wafashe umutima wa Khalfan Govinda uherutse muri Nairobi, aho yari yagiye gushutinga indirimbo n'uwitwa Kidumu Kibido wo mu Burundi. Avuga ati rwose nashyize akaririmbo hanze kitwa La Vie none nuri indege, ati nahereye kera ndapfa, atari ku ngubu rwose. Ati nubwo ngiye hanze nguza akaririmbo kamwe, ati bigaragara ko rero nari narayobye inzira, ati ahubwo ibintu byanjye dore ni ibi ngibi. Ati niyo mpamvu rero mushimira kuko nahuye nawe ukanyobora inzira y'uko indirimbo z'urukundo, apana bibera byo kurapa ibiki n'ibiki. Ati rwose ndagushimira mukunzi wanjye. Ni ibintu rero yashimiye hamwe mu babyeyi b'umukobwa. Aravuga ati rwose, ati niyo mpamvu rero nageze aha ngaha nje kuba nakireka kugira ngo mubashe kuduha umugisha.